Imana imigisha, twongeye gushima bene data n'abashiki bacu badufashije muri uyu murimo w'ivugabutumwa byabanzirizaga igiterane cya REHOBOTH. Ni ukuri byagenze neza nubwo bisa nkaho hari inzitizi ziba zigira ngo zize, gusa ntabwo ari ibicantege kuri twe, bitavuze ko ari nabwo bwa nyuma igikorwa cy'ivugabutumwa kizaba, uretse ko iki ngiki cyo kigeze ku musozo imbere y'igiterane cya REHOBOTH. Abataragize amahirwe yo kwifatanya natwe bazabona andi mahirwe muri indi vugabutumwa rizaba, kuko si bwo bwa nyuma kandi Imana imigisha. Et des disputes entre les bien-aimés, mais ces derniers prix qu'on appelle les REHOBOTH, où l'épouse s'est réunie, l'Éternel nous a mis au large. REHOBOTH, c'est l'amour qui règne, et l'épouse par le même langage. REHOBOTH, plus d'équerelles, plus de divisions. REHOBOTH, c'est l'amour qui règne, et l'épouse par le même langage. REHOBOTH, REHOBOTH, à REHOBOTH, j'ai bien trouvé ma place. Imana ibahe umugisha, twongeye kubaha ikaze nanone. Nkuko mumaze kubimenyera, turi gutegura igiterane REHOBOTH, hanyuma tukaba turimo no gukora ivugabutumwa hirya no hino mu mihanda, mu masoko n'ahandi hagiye hatandukanye. Kuri uyu munsi, nkuko tumaze hafi ukwezi kose dukora iryo vugabutumwa, turi kumwe na bene data bagiye kutunyuriramo muri iryo vugabutumwa byagenze bite, hanyuma banaduhereza noneho na gahunda neza ihamye yo mu mpera z'uku kwezi, nkuko twabonye ko igiterane kiri guhera kuri tariki 27 kugeza ku mpera z'ukwezi. Ibumoso bwanjye turi kumwe na mwene data Richard Mucyo, Imana ibahe umugisha. Iburyo bwanjye turi kumwe na mwene data Joseph, ikaze, Imana ibahe umugisha. Richard, mwaduhereza mu ncamake ibiterane byagenze bite? Ivugabutumwa mwakoraga hanze mu muhanda n'ahandi hose mwajyaga byagenze gute? Mutubwire, ese umunsi wa mbere cyangwa se ku nshuro ya mbere ubwo mwagendaga musubirayo hari ikintu cyahindukaga? Mwatubwira mu ncamake. Yego, murakoze, Imana ibahe umugisha. Ikintu navuga ku kibazo warumbajije cyuko impinduka yagiye iba uko iminsi yagiye ikurikirana kuva igihe twatangiriye ivugabutumwa yitiriwe igiterane cya REHOBOTH, aricyo kizaba mu minsi ikurikira. Ndumva nahera ku munsi wa mbere, kuko abenshi twari turi gutangira n'ubwa mbere twari tugize ino experience yo kujya hanze tuvuga ubutumwa bwiza. Rero abenshi bwari ubwa mbere, harimo ubwoba bwinshi, harimo kwitinya kwinshi, harimo mbese impungenge nyinshi z'uko ibintu bizagenda, kuko ntabwo twarabikoze, ntitwari tuzi ikintu kizagenda. Ariko tunashima Imana, hamwe n'Imana byagenze neza kugeza ejo dusoje ejo kwa gatandatu ku munsi wa nyuma, nubwo twasoje ibijyanye n'igiterane cya REHOBOTH ivugabutumwa, ariko ivugabutumwa ryo rirakomeje kugeza rero umunsi w'ejo. Navuga ko byagenze neza. Kuva ku munsi wa mbere kugeza kwa nyuma habonetsemo impinduka ku mpande zose, yaba twebwe twavugaga ubutumwa ndetse n'abo twabwiraga. Uri kumva ku munsi wa mbere, iyo ugiye n'izo mpungenge zose uba ufite, hari ibyo ugenda wigiramo. Uko iminsi rero ugenda uyimaramo igenda ishira, niko ugenda none urushaho gutyaza cyangwa se kugira ubumenyi bwinshi bw'ukuntu uri gutanga ubutumwa cyangwa se uri kubwiriza ubutumwa bwiza. So rero navuga ko impinduka yabaye nziza, kandi twagiye dukurira muri uwo murimo twari turi gukora. Hari abantu bagiye bavuga yuko ikintu cyabagoraga cyane no kumva ngo ngiye imbere y'abantu tutamenyeranye, tutaziranye, tudafitanye gahunda. Ntabwo nsanzwe ndi umuvugabutumwa, bakumva ntabwo
ntabwo biboroheye ariko abo twari turi kumwe ubushize batubwiye yuko bagiye bashira amanga bagera bagasanga ni ibintu byoroshye. Ese mwe bw'iyo experience mwayibonye mute? Byari biboroheye wowe ku giti cyawe byari bikoroheye kwegera abo bantu ukabavugisha? Ese wabonye hari umusaruro byatanze nyuma y'uko bavugishije? Murakoze, ibyo uvuze nibyo. Nanjye nihereyeho njye nibuka ko nanatangira nagerageje gukora nk'aka exercice ko kureba ukuntu ndi bubigenze ningera imbere y'umuntu, mbikorera kuri mugenzi wanjye twari tugiye gutanga ivugabutumwa. Ngeze imbere mwumva mbuze icyo mvuga, uri kumva byari ibintu kuko bwari ubwa mbere kabisa, ntabwo twari tuzi ko biri bugende. Ariko buriya iyo umurimo atari uwawe cyangwa se atari wowe wibwirije kuvuga ati ndahagurutse ndagiye, uzi ko hari backup cyangwa se uwakohereje, biroroha cyane. Kandi iyo uzi ko wakohereje afite ubushobozi bw'uko atari buze kugutererana cyangwa se atari bubikurekere. Ukuntu rero byagenze ni ukuvuga ati muri izo mpungenge nuko kumva kwitinya ko bitari bugende neza, twarabisengeye tubifatira umwanya wo gusenga, ndetse twabonye Mwuka Wera adushoboza. Kandi nta kintu cyabaye kidasanzwe ko no muri Bibiliya aba Ezekiel, abantu benshi nka ba Ezekiel, ba Yeremiya bagenda bagaragara nabo Imana iyo yabatangizaga umurimo cyangwa ibabwiye ati mugende mujye guhanura ihanga ryanjye cyangwa se amahanga ibyo nshaka kubabwira, nabo babanzaga kwitinya ntibumve neza ibyo Imana iri kubabwira. Ariko hamwe n'Umwuka Wera Imana yaboherezaga bajyaga bagira ubushobozi ndetse bakabasha gukora ibyo Imana yababwiye muri icyo gihe cyabyo. Natwe rero nta kindi twakwirata twakoze, ahubwo twabonye Imana yaradushoboje. Ubwo bwoba twari dufite abantu tubageraho turatinyuka, abantu nabo kandi bamwe na bamwe barabohoka, baratwakira, baratuganiriza, bigenda neza. Ibintu rwose turabishima Imana. Imana ishimwe cyane. Frere Joseph, nk'uko bamaze kutubwira yuko mu kujyayo, mu kujya muri iryo vugabutumwa Imana yabanye namwe, ibahereza icyo kuvuga. Nk'uko Frere Richard yarabigarutseho, ntabwo umurimo ari uwanyu, wari ubajyanyeyo ni nawe wagombaga no kuwitaho. Ariko bituma nibaza, ese wenda koko byarabakundiye mwagiyeyo murawukora, mwagiyeyo mubona icyo kuvuga, mwagiyeyo mushira amanga, ni byiza, ariko hari umusaruro waba waravuyemo ku buryo nyuma y'uko iki gikorwa kirangiye umuntu ashobora kwicara akavuga ati tumaze ukwezi buri weekend dukora iki n'iki n'iki n'iki, hanyuma y'uko tumaze kubikora umusaruro wavuyemo n'uyu nguyu. Usibye kuba haravuyemo uwo musaruro wa mbere, nabyo ni byiza ko abantu bashize amanga bakaba babasha gukora ivugabutumwa hanze. Ese ariko ba bantu mwe mugiye kurebaho, ngiye nibo nshaka kugarukaho, hari umusaruro wavuyemo, hari abantu mwabonye? Ese hari abantu babashije kuza gusenga kubera ko mwabashije kubageraho mukababwiriza? Ese hari abantu babigiriye n'amatsiko nibura ngo babatege amatwi? Nibyo, murakoze cyane kubw'ikibazo cyiza. Kimwe cyo gihari ni uko umurimo twakoze nk'uko mugenzi wanjye yaramaze kubivuga Richard, ntabwo ari ibintu bwacu twari twishyiriyeho muri gahunda yacu. Ni gahunda yaje, yego nitwe twagiye in action, ariko gahunda yari y'Imana. Gahunda yari y'Imana, inayo mpamvu yatubashije iduha imbaraga. Buriya ikintu gihari ni uko umusaruro ntiwabura, cyane cyane iyo ari ikintu Imana igutumye gukora, iguha imbaraga, n'umusaruro uraboneka. Kuko n'umusaruro nta nubwo tubarira mu bintu bifatika gusa byo kuvuga ngo ese abantu baje, mu bantu twahuye ejo haje bangahe. Hari n'udashobora kuza hano muri eglise umunsi ukurikiyeho ngo dimanche aze nk'uko twari twamutumiye, ariko mu mibereho ye mu buzima busanzwe hagata yibaza, ese bari abantu ibintu bambwiye ko numva hari ukuntu byerekeranye n'ubuzima bwanjye. Nawe ubwawo ni umusaruro tubara, kuko ntabwo umusaruro tubarira gusa muri attendance cyangwa se mu bantu baje no mu bantu twakuye mu muhanda se ngo haje bangahe. Kuko na nyuma iyo uganiriye n'umuntu akakubwira ati buriya bya bintu twaganiriye ni byiza cyane, nawe umusaruro cyane. Ariko se nabo ngabo nabo barabonetse basi, nabyo byaba ari byiza. Oya, nta kabuza barabonetse. Kuko kimwe gihari cyo ni uko nko ku nshuro ya mbere tugerageza kujyayo, nkanjye ku giti cyanjye
naribazaga se ndabigenza nte, biranyura mu zihe nzira. Hari ukuntu ubusanzwe umenyeranye n'abantu, nk'ubu nshobora kuza imbere yawe nkaba nakubwira ibyo ngibyo, ariko kuvuga ngo ngiye mu muhanda umuntu ntazi ndamuhagaritse ntangiye kumubwira ibintu, ni ikintu ku nshuro ya mbere kibanza kugorana. Gusa nyine icyiza ni uko ntabwo bigusaba ikintu cya mbere, ugenda ufite icyizere, ntabwo bigusaba umuteguro mwinshi cyane nk'uko tumenyereye kuri ubu ngubu. Buriya hari imvugo igiye ivuga ngo ukuri kwiza ni ukuvuga utateguye. Niyo mpamvu ibintu bitatugoye cyane, kuko twagezeyo finalement turabivuga, nubwo byari byabanje kutugora, gusa byarizanye ibintu bigenda neza, tubona umusaruro. Yego, Imana ishimwe. Icyo mushaka kongera kuri icyo ngicyo, icyo numva nakongeraho kindi ku musaruro byatanze, cyari kigenderewe kinini cyane, ni uko twagenderaga ku ijambo ry'uko tugomba kuvuga ubutumwa bwiza nk'uko Yesu yabidusigiye, kugira ngo duhindure abantu abigishwa ba Kristo. Rero kuba baza cyangwa se ntibaze, ariko umuntu ukaba deja wamuteyemo imbuto y'ijambo, deja umuntu waguhaye umwanya, umusaruro wabaga uwutegereje mu gihe kizaboneka. Ushobora kutabubona ubu ngubu, ariko deja imbuto wamaze kumuteramo bitewe n'igihe runaka izagaragara, nubwo atahita yitabira ako kanya, ariko mu gihe runaka umusaruro yaza cyangwa ntaze, iwe iryo jambo yumvishije rizasigara muri we, ndetse rifite amahirwe menshi ko rizamuhindura, kuko ni ijambo ry'Imana. Yego, ndumva aricyo nakongera. Yego, nta mvura imanukira ubusa. Twizeye ko ibyo mwakoze nabyo umusaruro uzakomeza kugenda wigaragaza. Hanyuma noneho ivugabutumwa rirarangiye, ryakorerwaga ku karubanda, njye niko mbyita, ku muhanda, ahantu hatandukanye. Hanyuma bitanze umusaruro, abantu barabonetse, hari abaje gusenga, hari abihannye, hari n'abandi wenda bashobora kuzaboneka nyuma y'aho ngaho. Ariko ndagira ngo tugaruke noneho ku gusoza iyi gahunda, ari naho tujya ku giterane cya REHOBOTH. Ni iki umuntu yakwitega? Abantu mwabwiye ivugabutumwa mugasoza mubabwira ko hari n'igiterane nyuma mu mpera z'uku kwezi, guhera ku itariki 27 kugera itariki ya 30 z'ukwa karindwi. Ni iki umuntu uzazamo yakwitega ashobora kuzabona, noneho na wa wundi utari waragize umwanya wo kuza muri ibyo bihe mwabatumiraga ashobora kuba yagira amatsiko akavuga ati noneho ubwo ntabashije kuboneka muri kiriya gihe, none reka nshaka ko mboneka muri iki giterane. Okay, urakoze ku kibazo cyiza cyane. Kimwe cyo abantu bakwitega ku giterane cya REHOBOTH ni ubudasa. Ni ubudasa bw'ibintu, nta samakabya nkuru gusa. Kimwe cyo nabizeza neza ni ubudasa, bazabona ubudasa kuri inshuro. Richard, ni kimwe ngo mwatubwira abantu bashobora kuba bakwitega muri iki giterane, ku buryo byanabashishikariza no kukizamo? Murakoze. Ikintu cyo kwitega cya mbere ni uko igiterane cyarateguwe, ntago bizaba ari ibintu biguye aho. Rero mu byo twateguye cyangwa se mu byo dufitiye abantu bazitabira igiterane cya REHOBOTH, ni byiza gusa, harimo ko buri muntu wese uzaza azabasha kungukirwa no kugira umugisha w'uko, nk'uko terimi bivuga, yuko hazavaho inzitizi zari ziri mu buzima bwe ndetse zigakurwaho bya burundu. Icyo ni ikintu cya mbere cyo kwitega ugisoma REHOBOTH, ukinjira. Icyo ni cyo kintu cya mbere tuzabasha, umuntu wese uzagera hano aza muri REHOBOTH azungukirwa nacyo. Yego. Anyways, nta icyo kunganira nticyabura mu ku bintu wari uvuze. Nta twarateguye, kimwe cyo nuko ibintu bifite umuteguro, ibintu birimo umuteguro, kandi ikiza cyabyo nuko nk'uko REHOBOTH ijya kuvugwa ariko bimeze ngo buri muntu afitemo umwanya we
abantu bazaza buri muntu amenye ko afite umwanya we hano, buri muntu azabona umwanya we kweri cyane. Rehoboth buri wese yitege kuza azabona umwanya we. Yego. Hanyuma dusoza noneho Brother Richard, ndagira ngo wongere utwibukirize abantu badukurikiye gahunda noneho y'igiterane iteye gute, abazashaka kuza bazaza ryari, ese hari umunsi runaka bagomba kuzira, ese ni iminsi yose baza nta kibazo, ese amasaha bashobora kuba baziraho ni ayahe? Ndagira ngo dusoze muduhereze iyo gahunda neza. Murakoze. Ubwo dutumiye abantu bose mu giterane cya Rehoboth kizaba ku itariki kuva ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi kugeza ku itariki 30. Azaba ari kuva ku wa kane kugeza ku cyumweru. Nta muntu n'umwe udatumiwe, buri muntu wese wumvishe buno butumwa kandi akaba yifuza ko ubuzima bwe bukurwaho inzitizi ararikiye kuzaza kubana natwe mu bihe byiza by'umunezero, ndetse tuzagira igihe cyiza cyo kuramya indirimbo z'Imana zo mu gitabo, ndetse tukigira hamwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ndumva ari ibyo bizabera ku bagide hano i Gikondo. Sare y'abagide ni kuri Merezi ya kabiri, uhageze ugatambika umuhanda w'igitaka urimo, umuntu wese wabaze yakurangira sare y'abagide. Ndumva ibijyanye n'amasaha mugenzi wanjye yamfashe. Ngira ngo tutarajya no kuri icyo ngicyo cy'amasaha uruvuze, ikindi kintu abantu bakwiye kwibuka nuko ntabwo ari abatumirwa gusa, n'abatumirwa nabo bagomba gutumira. Niwumva utumiwe ntibirangirane nawe, utumire n'abandi. Niko Gashyaga hari ubu ngubu, si ukuba umutumirwa gusa, uratumirwa ukanatumira. Ngira ngo icyo kintu iyo ugenda utakivuzeho rwose twari kuba twibagiye ikintu cy'ingenzi. Ni ukuvuga ni ibyabo, ntabwo Rehoboth ari yacu, ni yanyu. Umuntu wese uri kubona buno butumwa Rehoboth cyane, nayo mpamvu twavuze ngo buriya buri muntu afite umwanya we. Umwanya we wa mbere ni ukuba umutumirwa akanatumira abandi, kuko ahantu yaba hagizahe. Bene data barakoze cyane. Nk'uko mwabyumvise, Rehoboth iratangira ku itariki 27 kugeza ku itariki 30 z'ukwa karindwi uyu mwaka wa 2023. Hanyuma ikabiri bubere hano ku bagide Gikondo kuri Eglise Bethesda Tabernacle. Hanyuma mu gitondo murararitswe kuzaba mukurikira ibiganiro byo kuri YouTube channel ya Shamgar TV, bizabicaho ku manywa mu masaa 5. Hanyuma ku mugoroba murararitswe nanone mu masengesho ya buri munsi yo guhera saa 11. Muzamuza tugira urubuga rwo gusenga ndetse twumve n'ijambo ry'Imana. Bizakomeza bityo kugeza ku munsi wa nyuma ariho ku cyumweru, ubwo tuzagira amateraniro asanzwe mu gitondo, hanyuma igiterane kizabe nyuma y'amateraniro mu masaa 9 gutyo no kuzamura. Hanyuma rero Imana ibahe umugisha, murararitswe nk'uko bene data babitubwiye, murararitswe kandi munararike n'abandi bagenzi banyu. Muzaze mwese duhabwe umugisha, buri wese abone umwanya we muri Kristo. Murakoze. Imana ibahe umugisha.